kugira ngo umuntu abajishe isanduka asige verine agura igitambaro nangiza kubite kuri moto aze gushyingura umuntu muzima. Saza ni muzima nta kibazo afite. Kumiwe twe twicaha gusa turaganira tuvuga ngo iyi tariki ikwiye no kuvaho burundu. Umuhungu umusore nta nuko agira n'umusirateri. Imboni TV ndagusuje kandi ngwifurije be byiza ahantu hose hatandukanye. Wowe shiti muvandimwe ukunde biganiro byacu binyura kuri iyi channel yanyu yitwa Imboni TV. Nge nitwa Jago Marashi, reka ngwe ikaze muri uyu mwanya tugiye kureba inkuru zigezweho, ariko no tugiye kureba inkuru zidasanzwe. Ahari inkuru y'umusore umwe muri iyi minsi wamenyekanye cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga yacacaye, aho umusore yakoze ikinyoma akabwira umusaza usanzwe ubaza amasanduka yuko ari umuntu wapfuye. None babaza isanduka barayizana bajya gushyingura umuntu ari muzima. Hageje isanduka asanga ni muzima. Tugiye kureba uyu musore yabitewe n'iki, ibi byagenze bite, turareba muri rusange uko bihagaze nuko byagiye bigenda. Ariko kandi hari undi mugabo hakurya wafashe umwanzuro wo gutwika umuryango we akawica akawurimbura bitewe nuko atariyumvikanye ku mugore we ngo bagabane amafaranga 180 yaravanye mu kimina cyangwa se mu itsinda. Uvuga ngo umugore yagiye mu itsinda agabana amafaranga 180, amaze kugabana ayo mafaranga ayazana mu rugo. Umugabo aravuga ngo zana tuyagabane 40 40 udafite 40 nubyanga ndakwica. Baragundagurana. None uyu mugabo afata umwanzuro wo kumutwikira mu nzu, ndetse uwo mugabo anatwika inzu ye yiyubakiye kubera ko batagabanya ayo mafaranga. Umugabo yabyanze. Dore ibi ngibi reka tunyuremo mu buryo bwihuse cyane. Ni inkuru zidasanzwe tugiye kunyuramo mu buryo bwihuse cyane uko byari bimeze. Areka duhere kuri iyi ngiyi yo mu karere ka Rusizi, aho umugabo umwe yatwitse umugore we ndetse akanatwika inzu ye yiyubakiye kubera ko umugore we yanze ko bagabana 180 by'amafaranga y'u Rwanda. 180. Nukuvuga ngo uwitwa Kwizera Eric w'imyaka 29 y'amavuko yatawe muri yombi akekwaho gutwika inzu ye kuko yaranabikoze, ndetse agashaka no gutwika umugore we ndetse n'abana be bari muri iyo nzu, kuko bose bari muri iyo nzu, nyuma yuko umugore we yanze ko bagabana amafaranga angana n'80 y'amafaranga y'u Rwanda uwo mugore yavanye mu itsinda. Gusa ku bw'amahirwe ntabwo byabaye ngo iyo nzu ihiremo babana n'umugore we, kuko uwo mugore we yagundaguranye n'umugabo we amurusha imbaraga, ndetse umugore asohoka mu nzu atabaza. Nuko umugore arukana n'abana be, ariko ya mafaranga barwandiraga yose ahira mu nzu, yose arashya arakongoka, nta faranga na rimwe babashije kuramira, kuko yahiriye muri cya cyumba bararagamo. Ibintu byinshi byahiriye muri icyo cyumba. Uyu muryango utuye mu mudugudu witwa Cyamura, akagari kitwa Mashyuza, ahangaha ni umurenge witwa Nyakabuye, akarere ka Rusizi, niho habaye aya mahano. Uko byagenze rero, bakimbiranye mu gitondo cyo kwa tariki 2 Mata 2026. Umuturanyi wabo wabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya yuko uyu witwa Kwizera Eric asanzwe avugwaho urugomo rukomeye cyane kandi rwishi, ndetse yuko ruturuka no ku buzima bukabije akunze kwamo, ndetse ko akunze kubangamira umugore we, akanamugira urugomo rwinshi cyane nk'uko byagaragaye ngo asanzwe abikora. Nk'uko bigaragara yari amaze kandi igihe gitoya avuye mu kigo ngororamuco n'ubundi azira ko yahohoteraga umugore we. Uyu mugabo yagize ati umugore we yari yaraye avanye amafaranga 180 mu itsinda cyangwa se mu kimina, nuko umugabo ashaka yuko bayagabana, umwe agatwara 40 n'undi 40. Nuko uwo mugore akayakoresha ibyo mu nyungu z'urugo, ariko umugabo we amafaranga ye akayajyana mu kabari kuyanywera inzoga. Umugore yarabyanze, yanga yuko bagabana ayo mafaranga. None umugabo afata umwanzuro wo kumutwikira mu nzu, akamutwikira hamwe n'abana be, inzu igashya, bose bagapfa, hagasigara umugabo wenyine yidegeye minja. Umuryango, abana, umugore n'inzu byose byagiye. Uyu muntu watanze ubuhamya uturanye n'uyu muryango yakomeje agira ati baryamye
bujya gucya umugabo arabyuka afata ikibiriti atwika matera bari baryamyeho nuko irashya. Ku bw'amahirwe umugore we utari usinziriye nk'uko yabitubwiye, umugore niwe wavuze ko atari asinziriye mu gihe ibyo byabaga, yahise abyuka nuko baragundagurana bafatana mu mashati bararwana, umugore yirwanaho. Hanyuma umugore arusha imbaraga umugabo, asohoka mu nzu avuza induru, abyutsa abana ndetse n'abandi bari mu nzu arabasohora, ndetse ageze hanze akomeza kuvuza induru, atabarwa n'abaturanyi kugira ngo arebe ko yakiza ubuzima bwe. Muri uko kuvuza induru nibwo abandi bari muri iyo nzu bose basohotse, ndetse n'uwo mugabo arasohoka, barayizimya hamaze gushya icyumba, bazimije icyumba hamaze gushya ibintu bitandukanye byari biri muri iyo nzu, bimwe mu cyumba bari baryamyemo. Icyumba bari baryamyemo cyo cyari cyamaze gushya byarangiye, cyahiriyemo matera bari baryamyeho, imyambaro na ya mafaranga 80 yari muri ya nzu yose yarahiye, nta faranga na rimwe ryarokotse. Uwo mugabo yahise atabwa muri yombi, afatwa n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Kugeza uyu munsi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyakabuye mu gihe iperereza rigikomeje. Abaturanyi b'uyu muryango bose bemeza ko amakimbirane y'uyu mugore n'umugabo abadindiza mu iterambere, ndetse ko umugabo akomeje guhohotera cyane umugore, ndetse yanakunze kubikora kandi we ko atari ubwa mbere abikoze, dore ko we agerageza uko ashoboye kose agashakisha ibitunga umuryango. Umugore ku busanzwe niwe ukunda gufata inshingano zo gushaka ibyateza imbere urugo, mu gihe umugabo aba yagiye gusinda ajya mu bindi bitari ngombwa hanze, naho aziye akaza atesha umuryango, abatesha umutwe, umugore akanakubitwa akanahohoterwa cyane mu buryo bukomeye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabuye witwa Kimonyo Kamari yavuze yuko bari basanzwe bazi ko uyu mugabo ahohotera bikabije cyane umugore we, kandi yuko n'umunyamahane asanzwe n'umunyamahane ukomeye cyane, ariko batari bazi yuko yagera ku rwego rwo kwitwikira inzu yubatse, ndetse ngo anicira umuryango binyuze muri ubwo buryo, kuko uyu mugabo yashakaga gutwika umuryango wose akawurimbura, umugore n'abana n'inzu byose bikajyana. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yakomeje agira ati yatawe muri yombi, kugeza ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyakabuye. Ni umugore we basezeranye, uyu yashakaga gutwika, ndetse babyaranye abana, babana byemewe n'amategeko, bashakaga gutwika ngo n'umuryango we wose ngo urimbuke, ndetse kandi uzime uhire muri iyo nzu. Ku bw'amahirwe basohoka mu nzu batagiye gushya, inzu itangiye gushya nibwo bose basohotse baratabarwa, ndetse umuriro wari utarafata ibice byinshi by'inzu, abaturanyi baratabara, inzu barayizimya. Avuga ko agitabwa muri yombi umugore we yasabwe gutanga ikirego kugira ngo umugabo aryozwe ubwo bugizi bwa nabi ndetse n'ubugome bukabije cyane ashinjwa kuba yararimo agambirira gukora. Ndetse kandi yanaboneyeho uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabuye gusaba imiryango kwirinda amakimbirane ndetse n'ubusinzi bukabije bukabije cyane kuko ari bwo ntandaro y'ubunebwe ndetse y'ubukene mu ngo zitandukanye, abantu bakagira amakimbirane bakarwana kugeza naho umwe ashobora kwica undi bashakanye. Ahabonetse ibibazo nk'ibyo, amakuru akajya atangirwa ku gihe ngo nibura ibyo bibazo bikemurwe mu maguru mashya, ndetse bitararenga akarwa ngo bagere nko byari bigeze kugeza aho uyu mugabo yifuza gutwika umugore we n'abana n'inzu ye. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa avuga ko abantu bakwiye gutanga amakuru hakiri kare bitaragera aho biba kuri uru rwego. Umuyobozi kandi avuga yuko mu murenge wa Nyakabuye abereye umuyobozi hari indi miryango 22 yose ibana mu makimbirane akomeye cyane, gusa hakaba hari gahunda yo kwigisha kugira ngo abayigize aho ari igaragaza, ndetse aho iherereye hose igaragaza ko ishaka kugaruka mu nzira y'imibanire myiza kugira ngo ibyo bibazo bibe byavaho bikemuke bigende neza.
umusaza ari mutaraga yibereye ahangaha kuri moto bagenda homa. Umusaza ni muzima n'ubunyiroga agakingura amasanga umusaza araho ni umusaza muzima nta kibazo. Uyu muntu yabeshye ikintu kibi. Bamanukanye kuri moto n'igitambaro cyayo, isanduka iri kuri moto baje gushyingura. Ibyo bintu rero bikumvishije biza gutyo umusaza ari mutaraga yibereye ahangaha. Nyine impamvu yakoze ngo ni itariki yo kumubeshya bamushukaga iya mbere yo kwa kane kandi umuntu agombye kubeshya. Iyo ni inkuru imwe. Indi nkuru ni y'umusore umwe w'imyaka 20 yose cyangwa se yonyine ariko ni myinshi 20 wo mu karere ka Gatsibo. Uyu mugabo we yabeshye urupfu, avuga ko umusaza yapfuye muri quartier, amaze kubeshya ko yapfuye abajisha isanduka kugira ngo baze bashyingure, basanga ni muzima. Ni ibintu bikomeye cyane. Byabaye mu karere ka Gatsibo aho umusore yabeshye urupfu rw'umuturanyi we ndetse abajije isanduku basanga ni muzima. Umusore wo mu karere ka Gatsibo murenge wa Remera yafashe umunsi wo kuya mbere Mata nk'umunsi wo kubeshya, kuko abesha bavuga ko ari umunsi wo kubeshya, ariko uyu munsi bakoresha nk'urwitwazo rwo kubeshya yuko umusaza baturanye yitabye Imana, kugeza aho bateguye isanduku bayigeza iwe mu rugo, gusa ariko basanga uwo musaza ntabwo yapfuye ahubwo ni muzima. Ibi byabaye ku tariki ya mbere Mata 2026, byabereye mu mudugudu wa Akagarama ya kabiri, akagari ka Boshora, ahangaha ni umurenge wa Remera mu karere ka Gatsibo. Uwo musore yari afite imyaka 20, ni nayo agifite n'ubu ngubu y'amavuko. Yabwiye abantu yuko umusaza witwa Kajuga yapfuye, ndetse anategeka uwo mugabo wari usanzwe abaza amasanduka yuko yabaza iyo sanduka akayisiga amarange akayitunganya neza, yarangiza akayizana kwa nyakwigendera mu rugo kugira ngo baherekeze nyakwigendera wamaze kwitaba Imana. Abaturanyi bavuga yuko uwo mubaji usanzwe baza amasanduka yazanye iyo sanduka mu gatondo azindutse ayizana kuri moto, aho yahuraga n'abantu benshi ari kuri moto azanye iyo sanduka, akababwira yuko iyo sanduka yijyanye kwa Kajuga kuko uwo musaza Kajuga ngo yitabye Imana nk'uko yaginaga abibwira abandi nk'uko nawe yari yabibwiwe. Ariko uwo mugabo agezeyo yasanze uwo musaza ari muzima kandi nta kibazo na kimwe afite. Abihutira gusubizayo iyo sanduka wari wayibaje, ayisubiza mu rugo ayikoreye ku mutwe. Avuga ko byamuteje igihombo gikomeye cyane kuko yabaje isanduka ze ko ari bwishyurwa amafaranga, ahageze abura umwishyura asanga nta n'umuntu witabye Imana, bimusaba kwikorera isanduka akayisubizayo, nta nubwo azi ngo isanduka izashyingurwamo nde kuko yari yagambiriye nyirayo. Yari yamusabye gushyiraho ikirahure, amusaba kuyisiga amarange, amusaba ko ayikora uko abishaka akayizana kwa nyakwigendera. Rero kandi kubera yuko atashoboye kumwihanganira igihombo yagize, uwo mubaji yahisemo kujyana iyo sanduku iwe. Uwo musore yayimutumye yahise afata isanduka yijyana mu rugo rwa wa musore aho atuye wamutumye iyo sanduka, asaba yuko bamwishyura amafaranga y'iyo sanduka babajishije. Asaba umuryango w'uwo musore yuko yishyurwa amafaranga y'iyo sanduka kuko nta kintu yayikoresha, yarigenewe nyakwigendera none ntabwo yapfuye. Ndetse kandi yanagaragaje yuko uwo musore yitwaje yuko ari ku munsi wo kuya mbere Mata, abenshi bakunda kwita ko ari umunsi wo kubeshya, ngo nicyo cyatumye abeshya yuko uyu musaza Kajuga ngo yitabye Imana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Urujeni Konsole yemeje ayo makuru, ndetse avuga yuko uwo musore yabeshye abaturage, ndetse ategeka yuko abantu bazi iyo sanduka, ndetse anateza igihombo gikomeye cyane ku bantu bari babajije iyo sanduka. Yavuze yuko bari kumushakisha kugira ngo yishyure icyo gihombo yateje, ndetse yishyura uwo musaza warabaje isanduka amafaranga ye yose n'ikiguzi yayitanzeho kuko yari yashoye. Yagize ati tuributsa abaturage yuko badakwiye gukoresha urwitwazo rwo kubeshya bavuga yuko umuntu yapfuye cyangwa se undi wese ko yapfuye.
urupfu ati si urwenya. Ni ibintu bikomeye cyane bidakwiye kubeshywa umuntu uwo ari we wese. Kugeza ubu rero inzego z'ibanze ziracyari gushakisha uwo musore wakoze amafuti kugira ngo yishyure igihombo cyose cyatejwe n'uyu mubaji w'amasanduku abeshya ko umuntu yapfuye kandi ari mutaraga. Ibintu birakomeye, ntabwo byari byoroshye. Gusa uyu musore we ntabwo arabonerwa, aracyashakishwa, ntabwo araboneka, ndetse nta n'ikintu aratangaza ku byo yakoze n'ibyo yavuze nyuma. Uyu wabaje amasanduku nawe nyuma nta kindi yatangaje usibye kujyana isanduka mu rugo rw'uyu musore atuyemo kugira ngo yishyurwe. Uyu bise nyakwigendera Kajuga nawe nta kintu ngeze avuga imbere y'itangazamakuru ku byo kuba bamwishe ari muzima, nta kintu nawe aratangaza. Gusa amakuru ahari nuko hakiri gushakishwa uyu musore kugira ngo akurikiranwe n'inzego zibishinzwe yishyure aya mafaranga. Gusa iki ni icyaha, kuvuga ko umuntu yapfuye atapfuye ni icyaha ndetse bidakwiye ko mu muco nyarwanda. Gusa bavuga yuko namara kwishyurwa agasaba imbabazi bizagenda neza nk'uko umuyobozi w'umurenge yabigarutseho. Gusa abaturage benshi banenze kino cyemezo, bavuga yuko umuntu adakwiye kwitwaza umunsi ngo wo kubeshya ya mbere Mata ngo abeshye ikinyoma kiri kuri uru rwego rw'uko umuntu yaba yapfuye, ndetse bikagera naho umuntu ashora amafaranga menshi kuri uru rwego nk'umuntu yabajije isanduka bavuga ngo yapfuye ariko atapfuye. Bavuga ko iyi tariki abaturage benshi bifuza ko yakurwaho kuko ngo bitangiye kurenga karwa, ndetse ngo byageze ahantu hadakwiye. Niba umuntu ageze aho abeshye ikinyoma nk'iki ngiki, ngo ibyiza no ku itariki yanakurwaho kuko nta cyiza cyayo. Abantu benshi bari bacitse ururondogoro, ndetse n'imiryango y'uyu musaza nayo yavuze ko bari bakomeje akazi kabo kuko bari bazi ko umuntu atapfuye, ariko bagatungurwa no guhamagarwa bari mu kazi kabo, bari mu isoko, mu bindi bitandukanye, bakabwira ko umusaza yapfuye kandi bahavuye ari mutaraga. Kuko n'undi watanze ubuhamya yavuze yuko yabwiwe ko umusaza yapfuye kandi bari kumwe mu kanya gato gashize, yumva ntibyumvikana, ndetse bitangaza abantu benshi batandukanye. Rero ni byinshi byakomeje kuvugwa ahangaha, abenshi batanga ibitekerezo bitandukanye, gusa abenshi bumva ko iyi tariki itakoreshwa nabi ku mpamvu runaka zitari nziza. Umuyobozi w'akagari ka Bushobora yatubwiye ko yahuye n'icyo kibazo cy'urugomo cy'umusore witwa Cyubahiro cy'imyaka itatu, babeshye Uwizeyimana ubaza w'umubaji amubwira ko ari umusaza baturanye witabye Imana. Yaba barize isanduka, hanyuma Uwizeyimana nawe ntiyabaza, ahita baza, yaragiye bigaragara yuko yamubeshye, nawe yitwaza ngo yari itariki ya mbere y'ukwa kane, ariko bashoboye gushakisha Cyubahiro ngo aze asabe imbabazi uwo yari ari muzima, ndetse n'uwo yabeshye ngo abaze, uvuga ko byamuteye igihombo, aracyashakwa, ariko babyita ko cyari ikibazo cy'urugomo, ariko nta muntu ukwiye kujya mu kubika umubyeyi cyangwa umuntu wundi ari muzima ngo bigaragare ko yashakaga kugera wenda ku byo ashaka byo kubeshya. Abaturage turababwira ko batakwiye kujya mu bintu by'urugomo byo kubeshya bavuga ko hari uwitabye Imana. Ntabwo kwitaba Imana ari ibintu by'ikinyoma, bikwiye kuba ikinyoma cyangwa bikwiye kuza nk'ibintu byo kubeshya. Hanyuma rero reka ngushimire wabanye natwe muri uyu mwanya. Izi ni inkuru zari ziri kuvuga hirya no hino hatandukanye. Nawe ufite igitekerezo cyangwa se ari inkuru idasanzwe aho ngo iwanyu watwandikira muri comment kugira ngo tubigende neza. Hanyuma njye nitwa Ajabo Marashi, wakoze kwa natwe muri uyu mwanya. Ufite igitekerezo nyunganizi cyangwa ikibazo watwandikira muri comment, nawe ibiganiro byacu birakomeza. Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.